aha turi ni ku kibuga cya United Stars ekipe yo mu cyiciro cya kabiri aho yakiriye ekipe ya Police FC. Uyu mukino witabiriwe n'abafana benshi cyane nk'uko mubibona, hari abafana ibihumbi n'ibihumbi, abakunzi ba ruhago cyane cyane biganjemo abafana ekipe ya United Stars FC. Iyi ekipe yo mu cyiciro cya kabiri ifatwa nka ekipe ifite abakunzi benshi cyane muri iki cyiciro, dore ko iyo yakiniye ku kibuga cyayo hano mu Kabagari ibintu biba bikomeye. Turi ku mukino wahuzaga ekipe ya United Stars na ekipe ya Police FC. Umukino urangiye ekipe ya Police ibashije gutsinda ekipe ya United Stars igitego kimwe ku busa. Ni umukino utari woroshye kuko igitego kibonetse ku munota wa 88. Ubu rero hano ku kibuga tugiye kuganira n'abatoza, abakinyi batandukanye batubwire ukuntu babonye match muri rusange, ndetse tugane n'abafana bamwe na bamwe twumve icyo bavuga hejuru ya ekipe yabo United Stars itsindiye ku kibuga cyayo. Ariko United ni ikipe nkunda moza ku mutima kabisa, irwanyishaka kuba itsinzwe igitego kimwe subuswa subureze, ahubwo ikomereza ahangaha na za peri ziza tuzuhandagura ahangaha ikipe yacu ikomere. Anyana ba Gilbert ako mazina yanjye ni Nyitakagire Medo mu Kabagari. Ewa nirebye kabisa United Stars yakinnye umupira gusa cyane no kujera umukino minota ya nyuma, ariko nayo yabyakiriye umukino wo kwishyura ndakeka tuzabyishyura rwose nta kibazo, tuzayishyura tunayisezerera. Urakoze cyane. Muze watangiye twibwira. Nitwa Bukeka Biramoni. Rwose nta kibazo kirusha umupira. Igitego batsinze ni nkaho umuntu aburizaho yaburira ngo mbega twebwe turire ba mbere, ariko idefo dufite ni iki? Iyo bajya gutsinda igitego guheruka amanota yo guheruka bacika intege, sinayo zikindi barirara, ariko ibyo bo bemeye bagakumira nguko gatatu yakumiraga ntabwo bagutsinda. Iyi match wayibonye ite ya United Stars na Police? Yewe n'umufana wa United Stars match twagenze yambe n'ikindi Police iragucitse umukino dukiri na Police dufite kuza wanyuma amahirwe yuko twatsinda tuzakurikiraho muzatsibita urigaye umukino biri kubusa ikibazo cy'abataka batabyaza umusaruro ukaze babonye wango United Stars niramuka yiyongerema ikiminjiramo agafu United Stars izagenda itera imbere bitewe nuko yabazo kaze zigera muri enye zigera no muri 3 ubona ko byashaka kugenda neza. Urakoze cyane nkunda match w'ikirende. Kapiteni wa United Stars ekipe ya Police FC ibabonyemo igitego ku munota 88 umukino ugiye kurangira, mubifashe mute mwebwe? Twebwe nk'abakinnyi ku bwacu biratubabaje, twari twakaniye imashi tuzi neza ko byashoboka yuko twananganya cyangwa se twayitsinda, kuvuga yuko papa zikaba dufite ari ugutsinda, ariko birangiye na kabukuru nyine ni equipe ifite experience ibashe gukoresha experience ya dutsinda igitego kimwe ku busa. Turabyakiriye ariko kurane rwacu ntabwo dushimisha. Equipe ya Police imbere y'abafana bacu nta kintu urebye yambaye yaturushe cyane kubera ko twashinye umupira tugerageza gukina uko dushoboye, abafana badufashamo baradufana, nta kintu giye turusha cyane urebye gihambaye. Isomo dukuyemo ni ibintu bitubayemo muri minota ya nyuma. Umuntu yatekerezaga yuko mu masegonda 10 yanyu twakinye mirongo 8 n'ibindi birengaho, ariko kujera amasegonda biratunaniye. Ako kandi ko niryo somo rya medukuyemo kutarangara kuba hafi kabisa. Yakoze cyane.
utsinze igitego ku munota wa 88 umupira ugiye kurangira. Ese iki gitego muri wowe wacyumvise ute, wakishimye gute? Buryo kiranshimisha cyane kuko urebye muri rusange duhura n'imbogamizi byari byaturuje kugira tubashe kubona intsinzi yo kuri uyu munsi. Baragize imyiteguro myiza ariko natwe twagize myiza, ariko ni ku mupira umera byari byabanje kutugora, ariko intego tugezeho turatsinze. Tugana n'umutoza yavuze ko yabanje hanze abakinnyi b'abahanga bo muri Police FC. Ese umukino usigaye mugiye kwitegura muti? Umukino usigaye tugiye kwitegura neza, dushyire imbaraga, twabonye ko nayo ari ekipe itoroshye, dushyiremo imbaraga kugira ngo noneho tuzabashe gutsinda hakiri kare. Coach, iyi match mwaje gukina hano muri mu Kabagari mukina na United Stars, urabibona ute muri rusange? Yari match nziza, yari match iri ku rwego rwo hejuru. Navuga ko ikipe ya United Stars ari ikipe nziza, ikipe ikomeye, ubona ko ifite ejo hazaza heza, ikipe ifite abana bakiri batoya kandi bafite imbaraga, kandi ifite abafana benshi. Navuga ko ari ikipe ifite ejo hazaza heza, kuko tuyitsinze ariko yari ku rwego rwo hejuru. Hajemo kakandi ka experience cyangwa ikipe nkuru, urabona ko ari ikipe yari yihariye umukino urebye kuturusha, kuko haje kuzamo ka experience twabasha gutsinda. Navuga yuko mu gutangira match ntabwo natangije abakinnyi banjye bakomeye bose, nabanjemo abakinnyi bari aho ngaho, ariko ubu nabona bose ni beza, ariko abakinnyi bakomeye nka barutazamu nka Dani na Mico, twari barutazamu bayoboye abandi mu bitego byinshi, nabanje kubasiga hanze muri gutegura match ya shampiyona yindi iri imbere. Nabanje kubabika kugira ngo mbanze ndebe ikipe ngiye gukina nayo, kuko ubwa mbere nyibonye urangiza uburyo ikinamo. Iyo biza kutugendekera rero mbere yo mu mukino tugatsinda hakiri kare, nari kubaruhura kubera ko ndacyafite match nyinshi za shampiyona yo kugomba gutwaramo neza. Niyo mpamvu nabanje kubasiga hanze, ariko navuga yuko aho bagiriyemo bakoze akazi keza, kavuyemo n'igitego dutsinze ku munota cyane. Harabura umukino umwe uzahuza na United Stars muzakira i Kigali. Ese uyu mukino mugiye kutegura gute? Umukino tuzawitegura neza, ko byabaye byiza twabashe kubona uko bakina imikino yabo, twayize, baza ko tuzawitegura neza, tuzawitwaramo neza kurusha uko twitwaye uyu munsi.